dutangiriye ngaha agace kacu ka mbere kuri season yacu ya kabiri ya Magic Pot cyangwa icyo bise isafuriye ya maje. Ikanaga agace kacu ka mbere hari umugabo wasaga muri ubwo buryo, uwo mugabo yasaga muri ubwo buryo, yasaga avuga ibintu by'ibitongero ati ikintu avuyemo ngira ko murakibonye. Iyi ni safuriya ya maje season yacu ya kabiri ku bantu tugiye kubana. Ndabasura cyane ati bakobwa mu myangane natinze ati murabizira reka ngende ati reka we dusaba imbabazi wangu reka twigendere ati reka twigendere ari hano reka twigendere barigendeye kugira ngo ati yemwe bakobwa beza ati mu gitondo cyiza muri aka gatondo ati muri kureba nk'abantu beza yisekesha cyane ati mwabakobwa muri kugaragara neza. Ababyeyi banyu rero bashobora kuba barogeje ibiganza byabo kugira ngo babyaye. Ati nge nitwa Chaka, nge mbafitiye impano nje bizi ko murenze, bafitiye impano rero ikomeye cyane. Babitekereza ati se nibiki bijya mbere. I know. Ati ndabizi ko muri kujya ku ishuri, reka rero mwihangane hari akantu gatoya mbafitiye. Ati impano yanyu iri hano, iri special kandi iyi safuriya munyizere nge ndi umugabo wa maji, nta bintu bibi mbakorera bibi cyane, munyizere mbafitiye impano. Aka kantu kari hano gafite imbaraga, kabafitiye imbaraga zabajyana ahandi hantu mutazi. Rero ngende diseriye ntago muri bubyizere. Reka araseka cyane ati none se kuri kudutinza rero umuzimu mwinshi. Ati nuza ukabona ibintu biri hano rero aka kantu rero karihuta kabajyana no kwishuri ryanyu. Akanga kabageze ku ishuri utiri ugenda ujya mwe mutuze ibintu byose biri possible hanga birakunda. Nimba rero mutekereza ko bitakora, ngewe rero nimba bitakora ngewe rero imfe nona rero aka kanya rero genda bafasha ndabajyana ku ishuri. Ngewe rero ndabajyana ku ishuri, ngewe mfite n'amafaranga menshi cyane ahangaha. Ati bakobwa rero twatinze tukujya ku ishuri, reka rero tureke kumwizera, reka rero tumwizere tujyemo hariya ubundi twigire ku ishuri. Ati wijyayo uwo mukobwa we ntujyemo, ushaka kujya ku ishuri wowe utirukanse. Araje aramukingurira yinjira mu kabati arangije arakinga. Mu gukinga rero smile, your friend within is going. Inshuti yawe yanyigeze ku ishuri aka kanya, igeze ku ishuri nona avuga imitongero ticaka arakizenguruka akubitaho. Wa mukobwa yisanze hano rero, yisanze aha I'm in school. Ati ndi ku ishuri. But how? Ati se gute? Yisanze ku ishuri. Hello. Ati gute? Come on. You know yari ikanze. Turn around. Ati wowe songuruka urebe. Umukobwa ari ku ishuri. Ati se So where's our friend? ati inshuti yacu iriya yarahagaze ahangaha none agiye. I told you. Nababwiye. Magic box. Iyi ni safuriya maji, ni box ya maji kandi ikirukanka cyane kurusha isafuriya. Ati mwe muze mwinjire murebe. Ati mwinjire murebe. Ati bwe ndi mu gikuba ntabwo gemba babaza muze mwinjire. Ati nimugire ubwoba mwitinda, mwe mwinjira ahangaha ubundi mbajyane iwanyu, mwinjire mbajyane iwanyu. Hari kanze usa umugabo urangaha koko nyine ariko bajyane iwabo avuga ngo ichaka avuga imitongero akubita ahangaha uruhande. Umukobwa yisangayo. Blessing. Ati blessing. How will you ku ishuri? Surprise. Blessing agiye. Ati ari ku ishuri yamaze kuhagera kare. Ngwino watinze, ngwino ngugeze ku ishuri. Ntabwo ndi ishuri. Wowe hangana wa mukobwa we, ngwino wa mukobwa mwiza wanjye, we ntugire ubwoba.
njyewe yagiye yashyitse. I'm late. Ntutinde ngwino ntujye genda gutegereje ntutinde. Princess ngwino ntutinde. Arinjira, umukobwa yarinjiye bakimara kwinjira bose arangije ahindura isura. Gusa ko yabikoraga yinduye isura, mu guhindura isura arangiza kubita imitongero, akubise imitongero ati rose urapfa icakayima, avuga imitongero myinshi. Ubwo niko dutangiye episode ya mbere kuri season yacu ya kabiri. Icaka avuga ibintu by'imitongero, akubita ibintu by'utubizo, arangiza kubitaho amujyana ku ishuri. Arahuye rero ari batatu. You're in school. I'm in school. Ati turi ku ishuri. Ati turi ku kigo. You're in school. Ese nageze ku ishuri. Ati ngwino tugende. Turi ku ishuri. Ese ahandi ku ishuri. Ati ntago tubona. It actually worked. Ese uko bya bintu bikora. Ati turi ku ishuri we. Barishimye. Nababwiye arasi. Ati bakobwa banjye beza bakumangumakazi be. Ndabizi ko ngubu mwanyizeye rero sibyo. Ati turi ku ishuri. Ati twinjiye mu kabox none tugeze ku ishuri. Ati bakobwa banjye Magic. Chike yangira niyo maje. Ifite imbaraga zo kugenda ahantu ari hose wifuza. Pure magic. Irani safari maji. Irani ni box ya maji. Anywhere you desire. Ati ira box ya maji. Jya kujyana ahantu hose wifuza kujya. Ahari hose wifuza kujya kuri iyi si nakujyana. Rero mwibuke. I shall be waiting for you there. Zaba mbategereje. Nira nuze ya maji. Bajyana aho mwifuza kujya. I am a father. Ati njyewe ndi umudendi papa ngo abantu bose kandi ntabwo nebwo murabizi njyewe murakaza njyewe ngomba nshobora kwigendera mu bakobwa banjye ziza cyane rero reka nigendere yiciraho gutyo uko niko yigendeye. Ese agiye gute? Ese agiye hehe? Bari kaze. Ati rero tugomba kujyayo hariya tukazajya hariya rero ntabyo gutinya tugifite. Babakobwa rero baje ku ishuri uko niko tugatangira kana gace kacu ka mbere. Kora subscribe, kore like, kore share. Abaga baje birukanga igitaraganya bigaragara kari mu gitondo, baje birukanga igitagaraganya bahona ya box ya maje. Ati nta muntu uri hano. Barabibonye. Ichaka barahamagaye cyane. Aritaba. Ati ari hano rimwe imbere. Gera bumvisha nyina araseka. Arakibura. Araseka cyane. Ati bakobwa banjye beza bikomanga makazi. Mu gitondo cyiza. Igitondo cyiza nashuro. Ati jewe nishimiye kubabona. Akoma namashi. Ati jewe ndashaka ko. Oh, I know you will. I told you. Kujyana. Ati jewe babwiye igikorero nabajyana aho myifuza. Noneho cyane ubwo wowe uri most. Can you take us to school today again? Of course. That's why. Akakanya turashaka kongera ukatujyana ku ishuri. Niyo mpamvu cyo hano kuri map bajyana aho mushaka. Baragije ati mugomba kwibuka. Nothing. Cause for nothing. Gusa nta kintu. So much to going? I'm going first. Nindu ugenda mbere. Reka ngende mbere. Barabigwanira cyane. Oya birahagije. Enough. Birahagije. You need to be faster than your shadows. Nta mpamvu yo kugenda magic box. Iyi ni magic box. All of you and take you to your school. Mwebwe yabajyana mwese ku ishuri. Ntago ari ngombwa kugenda umwe. Rero reka mbabwe. Mwitonde mwihangane mwe mutuze. Wowe wambaye imisatsi y'umukara wino winjire. Mukobwa wanjye wambaye imisatsi y'umukara. Nababwiye yinjiramo. Yibinjiyemo mu kwinjiramo avuga ibintu byiwe by'imitongero. Avuga imitongero yiwe araseka kungaseka irasetse. Ibi bintu biraherera. Yarasetse icaka. Arazenguruka cyane icaka. Arusekuza cyane. Ati icaka. Yirusekuje cyane. Arangije akubitaho
umukobwa yisanze ahandi hantu hatari ku ishuri. Aha ntabwo ari ku ishuri, ati yagiye undi nakurikireho winjira, undi yakurikiyeho ati aho tubonye yisanze bigaragara ko ashobora kuba atari ku ishuri, kuko iriya nyubako tubonye inyubako ishaje ishobora kuba atari yo ku ishuri. Ukurikira unirebere ati icaka wanjye ufite imbaraga zidasanzwe, icaka wanjye avuza induru cyane, avuga imitongero myinshi cyane, ati great icaka, icaka akubitaho. Babakobwa bisanze ahangaha, gusa ahantu bisanze bari kureba ukabona ngo bameze nk'aho batahazi, bameze nk'ahatotse bagiye, ati bagiye urikiro nirebere ati bagiye, ati njira cyane, njira yarinjiye. Mu kwinjira nyine ugera afunga, gusa uko afunga nyine akajya yindura isura, ati manasirale avuga ibitongero byinshi cyane, ati Solomon sala gesiye avuga ibintu byinshi bitandukanye, ati yewe uyu mugabo ntabwo tumuzi. Yaraje nyine akubitaho gutyo, amaze gukubitaho araseka cyane, foolish children, ati bigoryi gusa, mission yanjye byarangiye yuzuye cyane, misiyo yanjye yuzuye, arangije arabajyana rero ajyana nabo. Ukurikira unirebere uyu mugabo yangu yazanabwa nakabwe, ati bakobwa b'ibigoryi gusa, arangije ahinduka ahangaha, ati ibintu biratangaje, aha ntabwo ari ku ishuri, ati mumeze bute bakobwa banjye? Araseka cyane, arabaseka cyane. Welcome to my humble abode. You're welcome. Ati murakaza neza ku nyubako yanjye, iwanjye murakaza. Ati turi hano. There you are. Ati aho muri? Here is your new college. Atanga mwageze ahandi ku kindi kigo gishasha. Arabaseka cyane. Ati rero jewe nababwiye nababeshe, ndaje mbice mbamane. Barikaza. More careful. Ati mwakagombye kuzaba mwaritonze. Rero niyo kugira ngo aha musagumana nanjye iteka ryose. Barikaze cyane. Ati tubabarire iteka ryose. Turashaka kwigira mu rugo. Ati mushaka kwigira mu rugo. Ati mushaka kujya mu rugo. Aha muzaha. Ati ndaru namwe musaguma ahangaha kuzageza jewe mbishatse igihe cyose iteka ryose. Atereka mbabwira ikintu kimwe, ati nta muntu n'umwe wabakura ahangaha. Ati murabizi nta muntu n'umwe wabakura ahangaha, ndababwiye rero. Arabaseka cyane, ati tubabarire. Ati nta muntu wadufasha. Arabaseka cyane, gira busitsi cyane, aragije arigenda. Ati nyakubahwa tubabarire nyakubahwa, reka twigendere. Barataka cyane, ati reka twigendere nyakubahwa. Mana yanjye dufashe. Byarabacanze, ibibabayeho si ibyinaha. Baje bisanga ahangaha, uyu nguyu yarasimbutse yisanga ahangaha, yarirukanse rero atangira kwiruka, yarirukanse yakomeje yirukanka, akomeza yirukanka cyane. Ubwo arimo arahunga uriya mugabo, yarirukanse cyane, inzira yimarisha amaguru. Gusa mu kwirukanka ameze nk'uri kwirukanka asubira iyo ari kuva. Yarirukanse cyane kugera ahangaha yahuye na wa mugabo. Ati mukobwa mwiza cyane wanjye, ase kubera iki uri kwirukanka? Kubera iki? Ndakwigeza nyakubahwa. Ati umuryango wanjye uranyeneye, ndakwigeza reka nigendere. Umuryango wanjye uri kunshaka, ndakwigeza nyakubahwa, ndakwigeza nyakubahwa. Mbabarira reka nigendere. Ati eke rero ndakwigeza nta muryango ufite, ubu ni njye muryango wawe usigaranye. Ugomba rero kuguma ahangaha, ugomba kunkurikira, umuryango uranyeneye. Amusubiramo cyane, n'iki kigo uruwanjye, ugomba kuguma ahangaha, nta hantu ugomba kujya, ugomba kuguma ahangaha ukagumana nanjye.
juru wowe ugomba kubana nanjye iteka ryose. Ati ndakubwiza nyakubahwa, reka nigendere ndakwigiza. Wagumye kuba ubitekerejeho, ngaho irebe. Baramuseka cyane. Ati wakigoryiwe, nyuma uri kumwe nanjye, ugomba kubona nanjye wa mukobwa we, subiraho cyangwa ngo yareke icyo gukorera. Amutera ibintu by'ibibaraga rero. Umukobwa yari rukanze asubira. Ati wowe wagomye kubyitaho ukabyitaho. Arabaseka cyane. Akora twiwe arabaseka cyane. Arangije acaho. Uyu mugabo tumubonye bwa mbere yakubise uwo mukobwa amushyiraho ngaho, arangije amusubizayo. Hashize imyaka 3 abakobwa bajyanwe. Nyuma y'imyaka 3 reka tumenye ati ubundi vipi zabyo byagenze ute, ibyakurikiyeho ni ibihe. Ukurikira unirebere tugaruka ahangaha nyuma y'imyaka 3 rero. Aba baraje bifata amafoto ati eyayi. Precious and Favor. Good morning, Precious senior. and Favor. Ati gitondo cyiza. Ese muri kujya kwishura nona? Ati twari turi kujya. Uyu ngo ni Idera ndetse na Success. Ugi ni Favor na Success nabwo. Ati baraje bayibuka hanga. Ati past 9. Ati You mean you're just coming to school by past 9? Saa 3 n'iminota 45 umuje kwishuri. Ati iri. Ati yo ibyo bintu mwashyize ku mitwe yanyu ndi bundi nibiki abibakura. Ati reba ubundi wabaki kuzuru rwawe ko gagide bahere na kira biyeza muri season ya mbere bariyezaga kuri cyo nirebere abaraje bagiye ati murazi Newdo. Ati mupfukame hasi se mwabigoryimbwe barabanyuza. Ati igihe muzagaruke ku ishuri mukererewe ngatwe muzatubona. Ati nyereka ya foto ya trata wa numwe mufata. Bareba ifoto. Subiza inyuma iyo foto, subiza inyuma. Ati ifoto. Ati okay. Ati ifoto. Ese ni biki mbijya mbere ahangaha. Sinodera. Ati uyu ngusi Sinyodera Dera. Don't you know she's my sister? Ntaguzi kuri ari sister wanjye. Ati si ibintu bicyo wakoze. Ati se kuba ari sister wawe bituma ntakora akazi kanjye. Umukobwa aragishira bareba bisa kaho abakobwa biyembera mu kigo. Ati cyangwa ndi disciplinary hano muri iki kigo. Mfite gahunda cyangwa mfite uburenganzira bwo guhana buri munyeshuri wese uri hano. Ati Patience na Favor muhaguruka ngo mugende muco mwe abakobwa mwe. Ubundi ndi gutopfuka. Ati mwabo the next time you come to school late again. Ati ikindi gihe muzagaruka mukererewe nzabahana nta muntu uzabatabara. Nkabigogi mwe abakobwa bigize ba disciplinary b'ikigo none bahuye na wa mukobwa nyine nawe akaba abavuguruje rero baciyeho baragenda. Ntago nuva ibintu uri gukora uko imyaka 3 ishize nguhaye aka kazi ntago ngiye numva ibintu biri ko bitari kujya mbere. Ubundi no kubera iki aba basore uno musore bigaragara ko akazi katajya mbere rero bakaba barimo baramutonganya. Ati ngiye ndimo numva ibintu bikumva. Ati rero turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo polisi imenye aho umukobwa wawe ari. Je nababwiye jewe rero ndarihagaye niba umukobwa atagarutse mu rugo jewe muzabishoba yuko abi byose biri hano uzabona bikuyeho. Jewe nzabashoba yuko nzabakuraga akazi nago bwagashoboye bwa polisi mwe bibigorye. Ati mama wenda kugize byumve kwe turi gukora buri kimwe cyose kugira ngo twuzuze ibintu byose nka polisi. Ati rero njyewe umukobwa wanjye yaragiye jewe namaze igihe kinini cyose imyaka 3 mubuze. Ati wa mugore we dukora iki turi gukora none ikintu turi gukora mwe muri gukora ubusa mwa polisi mwe umukobwa wanjye mwe ntacyo muri gukora utikeza ko ntacyo tumaze rura mukobwa ngaho ugenda nawe ubyikorera turi kugira ikintu dukora ujye mukorera yase gutonganira kuri polisi. Rero ujye bigaragare ko ari bwe mu afite umukobwa we bari babakobwa bajyanwe bamaze imyaka 3 badahari. Okay ushaka kuvuga ngo
ushaka kumbwira ngo ntacyo ndi gukora. Mwakoze buri kimwe cyose ngo mubone umukobwa wanjye ndamubona ntago zabyihagana. Rero mubimenye umukobwa wanjye ngomba kumubona rero. Uwa mugore cyane tuve imbere ubundi polisi umenye ko idahari. Cyane tuve imbere va muri office yanjye wa mugore wanjye, va muri office wa mugore we, va muri office yanjye ndakwigiza, va muri office yanjye. Cyaje gutoganira kuri polisi yataje ikirego cy'umukobwa we wabuze. None undebere uyu mukobwa yashe gusa ati major application all the ideas of majors arasubira abo baraje ati twe twari ubundi ibi ni biki TikTok yacu ntago iri gutera imbere ubundi no kubera iki baraje babona umukobwa aturani Ada ati dukina tubaze Ada ashobora kuba yadufasha kugira ngo ibintu byacu bibashe kuba byacamo. Baraje nyine begera Ada buhoro ati bite Ada ati ha ati uri kwiga ati okay uri kwiga reka tukubaze ati niki mugiye kutuba ese wafata iPhone ukadufatira amafoto ati je na iPhone ndi kubona mufafite ati ndabizi ati nyine iyacu ntabwo iri gukora neza reka rero udufashishe ukoresha yawe ati phone yacu ntabwo iri gufata amafoto neza koresha yo yawe iPhone 16 udufatira amafoto ati je nababwiye ati mureke kuncokoza je ndimo ndiyigira mureke je ibintu by'amafoto muri kumbwira ngaho mwihangane rero mugire vuba. Abatiza phone ye yiwe ni iPhone 16 ngagiye kubatiza phone yiwe ngo bafate amafoto. Bafashe amafoto rero bafite phone yiwe babuye amafoto y'ifone ari meza cyane bakomeza kuyishimira bakomeza kuyinezezamo. Rero bafashe amafoto bafata amaselfie menshi cyane Ada yikomereza kwiga. Baraje what is this? I told you guys you were distracted. Abaraje baramubwira ati Ada turakwingiza kuno dufata amafoto basi ntango twingira kukudisturbinga kwito dufata amafoto. Yarangije aravuga ati ngo mujye hariya amafoto rero kandi mugire vuba mwihute vuba. Ada yaraje agiye ngo kubafotora baramudisturbinze ati yo fashion ni ya kera mufate modeli sasa abiyerekana posteri bafata ati museke muzamura ibituze byanyu amafoto arabafotora yabafotoye amafoto rero then on a beat ati mugomba gufata amafoto biti okay aho ngaho museke okay gutyo museke ati muri beza mbega kuntu muri beza ati hano hari umukobwa waje hari umukobwa yatangiye kubona muri kamera ati ibice bye aturaninde hari umukobwa ati nta muntu uri hano ati umuntu uri inyuma yanyu nk'abakobwa mwe ati hari umuntu uri inyuma yanyu ati nta muntu uri inyuma yacu we komeza dufata amafoto. Bafashe amafoto barayafata akomeza kubafotora ko nyine adabonye umuntu ariko bo ntago babashije kumubona. Ati iwe yatwohereje se anyamafoto yatwohereze kuri WhatsApp ati ha unibiki ngibi iPhone yagiye yazimye amafoto yacu turayabuze. Ada kubera iki amafoto yacu tuyabuze. Ati nyine ndaza kuyabohereza nyine nimara kuba yuzuye nk'umuriro. Ati nyine byafuni yawe itari nk'umuriro. Ati dushaka gupostinga kuri Instagram tuwe tubabarira vuba. Ati reka nyine phone yanjye uyu munsi nayizanye nta muriro urimo ariko ndayabahereza ntaribi. Adarika abonye umuntu ariko ntibabashije kumwizera. Umuntu abonye natwe twamubonye ngira ngo mwabibonye nubwo batamwizeye ariko Ada yamubonye. Aka ni agace ka mbere rero. Aracyari Mr. Obedi kora subscribe. Hano Ada yaraje ariryamira yiyamira tuje cyane mu mahoro cyane. Fonda yiwe nyine ari yayicagize ngarabohereza amafoto kuri kino nirebere. Yaraje araryama phone yarayicaginga imaze kujya nk'umuriro yarasonye. Phone yarasonye rero aka kanya baramuhamagaye rero
ukurikira unirebere. Araje akwegerera fone yiwe, baramuhamagaye akwegerera fone yiwe, uwamuhamagaye ukurikira unirebere. Yarajiri afata fone aritaba. Ati halo Ada. Halo. Ati ni jewe. Okay. Dera. Ati wagomvye kuba twohereje amafoto. Turakeneye. Okay, sorry, Okay. I forgot. Nari nabyibagiwe. Reka mbikore. Mbohereza amafoto yanyu, reka mbikore. Ada bamuhamagaye. Bamusaba amafoto. Yaragije. Arabyuka. Gera kubyukiye. Agiye kubaha amafoto yabo. Parabyutse. Ada arabyuka. Kubyuka aricaye aho ngaho ku ruhande. Agiye kubohereza amafoto. Ukurikira unirebere. Aka ni agace ka mbere rero. Turi hafi kugasoza. Ndahita mbashyiramo agace ka kabiri ka season yacu ya kabiri, The Magic Pot. Ukurikira unirebere rero. Isafuriya y'amaje nitukibona hiri. Ubuse byagenze ute? Ntabwo tuzi uko byagenze. Ukurikira unirebere. Uyu mukobwa araje afata fone ye ajya mu mafoto. Mu kujya mu mafoto ukurikira unirebere. Agiye mu mafoto abona amafoto yabo, arangije arabona, arangije aratangira kugenda areba. Arangije afata These pictures are much. ata amafoto ni menshi cyane. Byaramudistabinze. Abona amafoto babifotoye benshi. Arayareba arayitegereza. Ati hi guys. Ati njye ni Dera ndetse na Success. Bivuga bafashe utuvideo nyine twishi. Abo bivuga byinshi cyane. Ya mafoto nyine y'amavideo yo gushyira kuri za TikTok cyangwa za Instagram. Ati comment ibiki n'ibiki byose. Uko niko ari kugenda areba mu mafoto. Hari ifoto yabonye arazuminga neza cyane. Ifoto yabonye yazuminze neza cyane. Arazuminga aritegereza. Waruye bonye mu ifoto. Uwo yabonye mu ifoto yaritegereje neza cyane. Arareba biramucaga, biramutugura. Jiwe umuntu wambaye uniform nyine zimeze nkaho ari izabo. Biramutungura cyane. Yarikaze cyane. Ibi ni ibiki abonye. Yarikaze arongera arazuminga cyane. Who is this? Ati si uyu ninde? I said it. I saw someone. Nabonye umuntu, nabivuze ko nabonye umuntu. Ati si uyu ninde? The person appeared in this picture. Ati hari umuntu wagaragaye muri iyi foto. Bana yanjye. The person was no longer here. Ati ntabwo akiri hano. The person disappeared. Ati yarabuze. The person left. Bishobora kuba yarabuze. Ati si uyu ninde? Ada byaramucaze. Ati uyu ninde se mana yanjye? Yarazuminza akomeza kuzuminga arareba. Ariko bigaragara ko Ada we yamubonye muri fone. Ukurikira unirebere. Akomeza gusubiza inyuma hano ntawe uhari. Aho ntawe uhari. Cyamugera bibonye ko ashobora kuba ari umuntu wari uri mu ifoto yabo. Uwo muntu akaba yaburiwe irengero rero. Kuri unirebere Ada kirabibonye biramucanga. Aka ni agace ka mbere. Ukurikira agace ka kabiri. Ndahita nkabazanira rero ukundi ko tugasoje.